ureba bimeze gute meze neza ntabi yesu we ikamaze nkuzanira aho bagatebe ariko ndabona ntari nsanzwe mbazi noda turabira hafi hari niyo hafi cyangwa nuko mutari mukunda kubera Muchoma! Okay, dore sio nako tuma. Era unigeze mu Tanzania, sio bizi. Bimereza na kibazo. Imvune y'amabuye ngeze kure. Ubu ngiye kuzajya nzenguruka mu baturage bavomera amazi batwarira ifumbire yewe nibamo nako gukubura nzabikora kuko ibi sinabivamo ariko se nanone k'inzara ndi kumva mu nda ari zeru koko reka ngende njye kureba hariya haruguru nabonye utuntu tw'udutundu ukuntu ndebe ko twibura hari icyo twamfasha. meze neza ntabi yesu we ikamaze nkuzanira aho bagatebe kanzanire n'icyo noneho hanyuma tuganire byifashe bitese ni neza ntabi umva ariko sinzi si wari warankweta imana ntabwo ufite warandaburije nyine nari ngiye kubanza kubitekereza none se nyine sibyo nyine ngo byifashe bite nyine watumwe no hirya ni neza ntabi nta kibazo dufite okay se nanjye mba nibereye hano biri aho ngaho wandiye sini se uzi ukuntu nsigaye ndaranasinziriye kubera wowe ayobaye nsigaye nkubona no mu mutima wose umvuyemo kubera wowe sinkiryama yihore ntabwo nkiryama pe urebye ukuntu nsigaye ngukunda nsigaye mugereranya na mama wambyaye byihorere njyewe nuzi ukuntu byagenze sha Nagerageza amahirwe y'ubuzima cyagiye kugutera indobo ntabwo nari nkomeje nkiri kubyigaho ntabwo nari ndi seriye hari ibindi buriya nizere ko ariko sawa none ni sawa nsigaye ngukunda bimwe bikomeye byanyabyo byari sore byose abikwirukanka hose oya binyirukanka ariko ntabwo nteze kubikunda none we nsigaye ndaramurota bukira bugari kandize singisinzira maze none wabaye mwiza warakeye usigaye wambara neza urabona niyambariye gutya ndi mu rugo se ukagira ngo ariko n'ubundi mana ndambara nyine ariko urambara pe uri umusirimu sineze no kukwanga ntabwo nakwanga pe Karibu. Meze utese? Neza. Meze utese? Sawa. Icara nyine tuganire. Wicaye. Dore kwicara byari birimo? Musura turaganira uhagaze? Nta n'ibirenze ariko narinde no kugusura ariko nayo mfite n'akabazo ariko kameze gatese kandi nyine urebye hari umushinga nari ngiye gukora none nshaka udufaranga dukeya nyine ntayo mfite nari gushaka umfasha
nanjye urebye ndimo ndashakisha uburyo wenda nareba ikintu nkora muri ino minsi kabisa, ariko nyine ntabwo biracamo neza. Ese ntawe ufite nibura ubu ngujije uhumayeho makeya amafaranga se shawe gusa nyine uzi se kankore nagufashe uretse gato nturebe ukuntu tugiye kubigenda. akurebye ukuntu usigaye ngukunda none ngiye gupfa kubera wowe. uzi se wowe sibyo nagufasha ayangahe urebe ukuntu nyine ababigenza wenda urugura n'ukuntu sibyo nanjye ndi kwegeranya gutega cyangwa ndebe ko hari ikintu nakora wenda tuzajya tugura sifite akanamba kawe sibyo ko nyine noneho ntabwo umumeka kukurota pe muri iri joro nari narabuze umuntu nkawe nakunda nkawe. reka tubyihorere se niba ari icyo cyari kikuzanye aho reka muherekeze nari ndimo ndakora utuntu hano baratabaza kugira none se nyine amakuru nyine y'iminsi ese wanyanze nyine wapi na mukuru aho se ku ishuri uritegura kujyaho gute nyine ishuri si neza nyine byose biri ku murongo ibintu ni fresh. none se kubera icyo utansubije nyine harya bambaje ngo iki neza mubwira ngo ngenda ashaka ko dukundana shana byavamo kubera iki se bifata ukungu nyine ko bitavamo banza wumva aka karirimbo banza wumve se reka ntazamure volume wumve banza ukumve neza ukumve ariko indirimbo zawe n'imitobe myinshi ariko kandi nyine urabyumva nawe none se ngoma impamvu ifatika yatumye nyine ni ukubera se mba muri chambrette utagira cyangwa uko ndi umukene nyine n'umukene mu bushake bwawe gusa ntabwo byavamo. ndabona ibintu bimeze nabi. Nabonye ejo bundi nibaka agapira umubosi wa hano hirya mbona ntamfashe, noneho niba ndajya nkambara nijoro gusa ningasohoka ntazamfata, ariko gusa reka ngiye ku muhanda ningera Imana hari igihe naza kugira ikintu ndonka, ariko nintakibona noneho sindamenya ukuntu birabyifashe kuko ndajya mpora ndyamye ku manywa na nijoro. yemwe mwiriwe yego Mane bite uri heza mbosa mvuye kwisanga zajya kuri ya bar nandi kumwe na wa mushiti wawe, ariko simamya nimba atarimo arambeshya mama. nyine bambwiye ibintu byinshi ngo yitandukanyije na za nshuti ziwe nyine ngo ngashaka kuva muri ya groupe ngo dukore groupe yabisha, sinzi nimba bizavamo kweli. wenda uze kuza kundeba nta kibazo nimugoroba ndakubwira ibyo bambwira nyine nawe umbwire nimba ko ari ukuri. uyu mutipe wasanga nawe agize ngo azabanza ndi twanjye nari nifitiye nayo nsigaranye, kandi kumushyiraho ubwenge ntabwo bikunda. mbigenje nte ntacyo, reka nawe ndakomeza mbanze mwinjirire nimba ashaka kuyambya nawe ndabimenya, wenda akamubaza nimba yashyitse mu rugo. Salama G. Yashyitse mu rugo? Hari ibintu ushikambwire mvuga nta kibazo. Sawa.
kubireba mu kanya. Sawa. Nkomeje muri ibi rero nazahinduka n'umusazi pe. None uriya mukobwa barandembeje, buri uko aje amafaranga ni hatari. Ahubwo se umuhungu nawe umushinga we ni hatari, kambonye uzampenda bitewe n'amafaranga nakoresheje pe. Cya gikobwa ni ukugikatira, uriya mutipe nongeye kumubwira umushinga we ko ntabanye kuwukoze, ngiye gukora uwanjye nzi imigenzo uko. Yewe warampemukiye wowe. Action. gusa nyine wumva ko bitavamo kabisa. ntose kubera iki ahubwo bivuga ariko nandeba bamenye ukuri Ntabwo byavamo. Ni ngambwe impamvu ngiye kurikira. Impamvu